musaza meze bite twabariye muri quartier mbona wabaye mbwa se none akazi nyine narakabutse baranyirukanye niyo mpamvu wabaye mbwa mama wagize imana ubwo wari utangiye kujya ubiba ayo makosa uko bizenge nayakora nyine komeza wibere imbwa none se mufashe nta hantu wandagiye se n'akazi basi kare ubu ngiye akazi kukarangira abantu mba ndufite twishi ariko baranyishyura ubu sura yafite ngo yana nose ko bize ko twabanye neza nta n'icumi mfite nyine ninkabona ku mushahara wa mbere nzaguhamagara umushahara wa mbere nakwihamagara nta telefone ugira nyine nzaza kukureba ubwo wanze kugwa telefone mbere yo kumamagara mwana nakabaye ngufasha ariko gusa kamufashe bwa nyuma na mbere ubwo waribye ntabwo gatwe mu gikapu ho ngaho niba ikiri mu ngaho hano harimo imyenda yanjye Mamba atari imyenda harimo niya sobuje ubwo wayitwaye umva nkwereke hano ngo mfite umutipe w'iniga yanjye arashaka umukozi ariko icyitonderwa ko nta mafaranga ugiye kuma uwo muntu ni umuntu uri smart ugomba kubahiriza ibi bikurikira guteka neza nta byo kujabura nta byo gushiririza nta byo kuzerera nta byo gusambanya abana mu gipangu cye kandi nunaze kubasuhuka mbona ukibwiriza kahita njya mu bambere soje atarari hano tugende ubundi se ni kamara siri ko ndagiye akazi nankuru ugomba gukora ubundi cyo ni ukumenya guteka neza ugateka boss akajya nimba boss kuko boss ntago ari umuntu munini byatari ariko akeneye kurya neza uzi guteka neza guteka byo ndabizi kabisa nizeye guteka umuntu warunanutse akabyibuha naranabyigiye maze guteka reka genda none ushobora gutekera umuntu ananutse akarya agahita byibuha ahubwo inkono yose yanayimara utarajya mbere akunda umuntu uteka ibyo bikaza bihumura nyamara ndabe kumwe ukagira ngo ni ugukina singaho ndi nina kuniga zakwinige ibyo byo ndabizi ariko we nta kintu twaradupfa nusambana uzahita iyi karitsiye yose imabona kubwo ngo sida wirinde ubusambanyi amakosa ariko ntabwo njya nyakora sawa yo musaza umeze bite se shaneleze umukozi rero naye mbizikeneye umukozi no mutipe ndamwizeye ninge muntu umukuzaniye ubishyire mu bwonko wumve ubyizere yuko nta kibazo akora akazi neza yoza ibyombo akamesa agakoropa agateka nta jabura ntiyiba nta korogoshora nta cokoza ntiyagicokoza n'abagore bawe wabazanye ntibibaho uyu mwana yereza abantu benshi ubu barakuze reba kino kintu cyane kibyibushye gifite amabuno gutyo urakizi kino kibantu gutyo kino ntabwo kize ko kibantu mu gipangu cy'ubururu abana bacu bamwe bafite abuzukuruza ubu mbese yarabaheze bose arabakuza umwana rero abana bagakura agakindi n'icyo ukorasha umukozi w'inyangamugayo ni n'umukozi w'inyangamugayo sinkunda mugayo naje kugasabira akazi umuhereza akazi ibonera ubuzima amakosa akazakora uzayambaza icyitonderwa umushahara wako wa mbere uzampamagara ndayo kumuha kuko ngomba kureba niba nta kosa kakoze izina ry'Imana yo mwijundume uzi ko igenda yari yavuga ntazi ko cyagira mu kitavuga mwana ese ntabwo ko muhasira ngiye rukakivuga nese turabigenza gute musubi ngenda nari kuvuga amagambo mbese ko kivuga mwana ngiyewe nari kubona gishira amarenga sinzi kuyakoresha do iyi ni A B C D E F G mwana ndatuzi nuko nyine ntaduheruka kwa ko ngiyewe iyo mbimenya karimba namwandikiye musubi bagiye he ko mbonye bagira gutya bura bagiye kureba iki ndasubira mu rugo se uya mfite undi mufiye mera haraguru habu numvuga nabwo no mutipe this yaje kugira ubumuga ewe oya mfite umufiye mera haraguru ndikwibaza kubura amajana mwana kuntu yaje gufungana mu matwi neza ababwiye ko muziranye nyine muza avuga siho ntabwo wumva wowe kandi ushobora kuba utazi no guteka wakintu ubundi wowe uzi guteka karoti karoti ni ibintu byanjye ni ibintu byawe nyine nta kintu nigeze ne kuri uwo mufiye mbere ngiye kujyana ntabwo ukora iki nazaga misteriezo
murakaza neza abakiriya beza. Reka njye ntabwo ndi umukiriya wawe. Aka kanya mugiye kubona uyu mukozi. Uyu mwana n'umukozi nawe nkuzaniye akora neza akazi. Azi guteka, azi kuvoma, azi kurya. Azi no kugira gute, azi no kumesa. Aramesa agakoropa, ntajabura, ntakorakora, ntiyiba, ntazandi gutwara abagore bawe kuko nta nubwo asambana. Babagwe n'inshuti zawe. Reba aho mama wano ruguru ubyibushye w'inzobe. Ntabwo uzi abana be bose nibakuze nibashatse n'uyu mwana wabareze. Nubwo rero gatoya karatsindagiye karimo ubwenge n'ubumenyi. Afite experience. Hari ikindi nikisha. N'umukozi w'inyangamugayo. N'inyangamugayo yose nkunda mugayo. Muhereza akazi bari wakantumye ahubwo sinzi ikibazo ahantu kiri. Ubwo rero ushaka Kazi yakabonye. Ngwino nta kibazo. Ntabwo ngiye dukorana ariko ngiye turakorana wowe. Ngiye gukora akazi kakuzanye. Ahubwo umushahara wa mbere sha ugomba kuzamaho. Mabusha akazi kawe ntabwo nagashobora ndashakira ahandi hoya Suburagiye.